Hari hashize igihe cyenda kuba nk'ukwezi ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibigenzurwa na FCM 23 bihuye n'ihungabana rikomeye cyane rya internet ndetse no guhamagara kubera ko imirongo imwe n'imwe yari yaravuweho, ariko kandi Alliance Fleury Congo M23 igashinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba inyuma y'iri hungabana rikomeye cyane ry'izi service zitumanaho mu bice bitandukanye riri kugenzura ni Walikare ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Rucuru byagize ikibazo gikomeye cyane kubera ibura ry'ibi bikorwa remezo muri rusange ndetse no kuvaho kw'iyi miyoboro ya internet. Ariko kandi byose Alliance Fleury Congo M23 yongeye kubisubiza ku murongo neza cyane mu ijoro ryo ku itariki ya 16 rishyira ku itariki ya 17 ku munsi w'ejo. Impande zombi zimwe na zimwe zari zatangiye kubona internet ndetse n'imiyoboro yatangiye gusubira ku murongo. Ntago ari byo tugiye kuza kongera kugaruka muri rusange, ahubwo tugiye kugaruka cyane rwose ku kuntu abaturage none bari kubibona. Tugiye kugaruka ku bigendanye n'uko rwose impande zombi noneho ibintu byitwaye muri rusange, turebera hamwe uko biri gukora, turebera hamwe imiyoboro n'imwe ntago irafungurwa, ariko kandi bimwe byo byamaze kuba bijya ku murongo muri rusange. Service zo guhamagara kuri telefone ndetse na za internet zimwe zatangiye gusubizwa ku mirongo muri teritwari za Masisi ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye hatandukanye muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo mwinjize muri inkuru ku buryo burambuye, turebera hamwe ukuntu ibintu byifashe nyuma y'uko rwose zimwe muri zo service zatangiye gukora, ariko kandi hari imiyoboro imwe n'imwe itari yasubira ku murongo neza cyane nk'uko tugiye kuza kugenda tubirebera hamwe muri iyi nkuru. Ni amakuru menshi cyane uzakomeza kugenda ubonera ku giherero hasi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana umwanya ku wundi. Service zo guhamagara kuri telefone na za internet zasubijweho muri teritwari ya Masisi nyuma y'iminsi myinshi cyane zikuweho, bikagira ingaruka ndetse no kuri Rucuru no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Walikare. Nyuma y'ukwezi izi service zihagaritswe, imiyoboro ya Airtel, Orange, Africell yasubijweho mu ijoro ryo kuwa mbere ku itariki ya 16 Gashyantare mu mwaka wa 2026 nk'uko nayo imaze kubikomozaho gatoya. Biravugwa ko imiyoboro ya Vodacom ariyo gusa itarasubiraho nk'uko amakuru aturuka mu bice bitandukanye akomeza kugenda abisobanura. Imiyoboro ya telefone na internet yasubiyeho nyuma y'amasaha 24. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa Musanga Erasto asezeranyije abaturage bo muri Kicanga ko imiyoboro y'itumanaho isubizwaho vuba cyane nk'uko amakuru nakesheje ikinyamakuru cyitwa Kivu Morning Post akomeza kugenda abisobanura. N'ubundi muri rusange abayobozi bo muri FCM 23 bashinja guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba inyuma y'ihungabana ry'izi service bigendanye n'ibitero bikomeje kugabwa kuri FCM 23 ndetse no ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda basizwa ururimi bavuga byonyine bigendanye n'icengezamatwara ndetse n'ironda koko rikomeje kugenda rikirwa imbere na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi miyoboro yari imaze ukwezi ikuyeho mu turere twa Masisi, Rucuru ndetse na Walikare tugenzurwa na FCM 23, bituma abaturage batabasha gutumanaho ndetse no kubona amafaranga yabo kuri M-Pesa, Airtel Money, Orange Money n'inguzanyo kuri telefone ngendanwa bitewe n'uko rwose imiyoboro itari iri gukora, bityo ko byanahagaritse ubuzima bw'abaturage ku rwego rukomeye cyane. Ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri abaturage bari gushima ubuyobozi bwa FCM 23 bukomeza kugenda bugerageza gushyira mu bikorwa cyangwa se gukurikiza neza ibyo bwiyemeje, bakanagenda bashyira ku murongo ibikomeje kugenda byangizwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashimiye cyane FCM 23 yongeye kongera kubatekerezaho ku rwego rugaragara cyane, igakora ibishoboka byose kugira ngo yongere gusubiza ku murongo imirongo ya telefone yongere kugenda ikorwa muri rusange. Kuri ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane, nubwo hari imiyoboro imwe n'imwe itari yagenda isubira ku murongo nka Vodacom muri rusange. Umuyobozi wa FCM 23 avuga ko abarimu batashoboye no kubona umushahara wabo bitewe n'uko imiyoboro ya internet yari yaravuyeho ndetse no gukomeza gukoresha rino tumanaho bikaba byari byarahagaze, byose ngo byaragizwemo uruhare rukomeye cyane na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikanagendana no ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ikora ubugizi bwa nabi butandukanye mu bice biri kugenzurwa na FCM 23 bigendanye no gukomeza gupfobya ibikorwa bya FCM 23 kandi inagaragaza neza cyane ko rwose ngahana iri kugenzura ariho hatuje, hanari umutekano kurusha ibice bifashwe cyangwa se bigenzurwa na leta y'Kinshasa muri rusange. Biravugwa ko gusubizwaho byagaruye ihumure ku baturage baho bamaze igihe kinini barabuze uburyo bw'ingenzi bw'itumanaho mu bice bitandukanye, ndetse bikanagendana n'uburyo ki leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ikomeje kugenda yica uburenganzira bwabo, inakuraho ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Akaba ari nabyo FCM 23 ikomeza kugenda irusha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko nkuru ubu ngubu yamaze kugenda isubiza ku murongo ibigendanye n'itumanaho, isubiza ku murongo ibigendanye n'amazi, isuku ndetse n'isukura, byose bikanagendana n'imibereho myiza y'abaturage mu bice biri kugenzurwa na FCM 23 muri rusange.
Ngarutse hano iwacu mu Rwanda gatoya, ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bukurikiranye abantu bane bakekwaho gukora ndetse no gucuruza ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa kanyanga mu baturage banyweye kuri iyo kanyanga. Abagera kuri 17 bamaze kuhasiga ubuzima, naho abandi 25 bakaba barimbeye mu bitaro bya ADPR Nyamata. Ibyaha bakurikiranyweho babikoreye mu mudugudu wa Kavumu, akagari ka Nyakagezi, umurenge wa Ngeruka, mu karere ka Bugesera. Abaregwa bafashwe n'inzego z'ubutabera ku itariki ya 2 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Umwe mu baregwa nk'uko tubikesha ubushinjacyaha bukuru yarayikoraga akanayiranguza abandi, akagira n'iyo abantu banywera iwe. Abaturage batandukanye banywereye kanyanga iwe bibatera ikibazo, bajyanwa kwa muganga. Kuri ubu ngubu rwose nk'uko nimaze kubigarukaho, hamaze gupfa abantu bagera kuri 17, abandi 25 baracyari mu bitaro. Hapimwe ibyo abantu banyoye basanga birimo ikinyabutabire cyo mu bwoko bwa metanoro. Abandi baregwa bafatanyije n'uwo wayikoraga harimo abahungu b'uwo mugabo 2 ndetse n'umugore wamuranguriraga akanyanga, nawe akayigurisha ku bandi bantu. Bose bakaba bemera ibyaha baregwa. Abaregwa bakekwaho ibyaha bikurikira: bakekwaho icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, giteganywa kandi kiganishwa ingingo ya 11 y'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bakekwaho kandi icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa se gushegesha ubuzima bwe, giteganywa kandi kigahanishwa ingingo ya 115 y'itegeko nimero 68/2018 ni itegeko ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ubwo ngubwo nibyo byaha bakurikiranyweho muri rusange. Tukiri hano mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda, mbere yuko ngana ku musozo, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye gukora iperereza, rwatangiye gukora ubukangurambaga mu baturage bo mu turere twegereye imipaka mu rwego rwo kubasobanurira uruhare rwabo mu kurinda ibyaha by'icuruzwa ry'abantu. Ku wa mbere ku itariki ya 16 Gashyantare ubwo bukangurambaga bwakorewe mu karere ka Burera, mbere yuko kuri uyu wa kabiri nanone bukomereza muri aka karere no mu ntara y'Amajyaruguru muri rusange, ariko kandi uyu munsi bukaba bwakomeje muri rusange. Umukozi muri RIB ushinzwe ibikorwa byo gukumira ibyaha Ntirenganya Jean Claude yavuze ko bahisemo gukorera buriya bukangurambaga mu turere twegereye imipaka kubera ko ari two tunyuramo umubare w'abanyarwanda bajya gucuruzwa mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Ati aha rero ku mipaka twahibanze cyane kuko ni nk'uko imibare ibitwereka, abenshi mu bajya gucuruzwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda baba banyuze ku mipaka, abenshi ni abaca mu nzira y'imipaka y'ubutaka. Mu byo abaturiye imipaka bahishuriwe ku bukangurambaga bwa RIB harimo gusobanurira icyaha cy'icuruzwa ry'abantu ndetse n'amageri akoreshwa n'ababikora, ndetse n'uruhare bagomba kugira mu kwirinda kugwa mu mutego w'abajya gucuruza abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko. RIB yasabye by'umwihariko abakora ingendo zambukiranya imipaka barimo abashoferi batwara amabisi, abatwara za moto, inzego z'umutekano ndetse n'abaturage kuba maso mu rwego rwo kuziba icyuho kigaragara cyo gukomeza gucuruza abanyarwanda hanze n'ubundi. Ntezimana yunzemo agira ati abaturage nibo ba mbere bamenya amakuru, bagomba rero kuba basobanukiwe icyo cyaha icyo ari cyo, abagikora, inzira bacamo, amayeri bakoresha kugira ngo babagushe muri uwo mutego wo kujya kubacuruza. Iyo bamaze kubisobanukirwa tubabwira noneho uburyo amakuru yatangwa kugira ngo twese dufatanye n'inzego tubikumire, abana b'abanyarwanda ntibajye guhura n'ubwo ubucakara bugezweho uyu munsi bwo kubacuruza. Mu mageri RIB igaragaza nk'akoreshwa n'abajyana gucuruza abantu mu mahanga arimo kubamenyesha, kubashakira impushya zo kuba mu mahanga, akazi keza, amashuri ndetse n'ibindi. Urwego ruvuga kandi ko abashuka abantu mbere yo kujya kubacuruza kenshi bifashisha imbuga nkoranyambaga, ibigo bifasha abantu kubashakira amashuri, za buruse, visa ndetse n'ibindi. Imibare itangwa na RIB yerekana ko byibura hagati ya 2019 ndetse na 2025 abanyarwanda 297 bakoreye ibyaha byo gucuruzwa hirya no hino ku isi, ariko abagera ku 197 babasha gutabarwa baragaruka. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru magufi cyane yaragezwe muri kano kanya. Mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ni amakuru menshi cyane tuzakomeza kugenda tubategurira umwanya ku wundi, haba hano kuri Girubuzima TV special ndetse no ku yindi miyoboro muzakomeza kugenda mutwumva muri rusange. Mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe, ibihe byiza ku banyu mwese. Ni amakuru yizewe abagezweho kandi ku gihe.